Uyu we bamwita Kwizera Jaden Martin, azwi nka Captain Regis, izina akoresha cyane cyane muri sinema, aho akunda gukina komedi yitwa Captain cyangwa se ari umusirikari. Abantu benshi baramuzi, umusirikare wo muri akare cyane. Uyu rero Captain Regis yavukiye mu karere ka Kicukiro. Akarere ka Kicukiro kabarizwa mu mujyi wa Kigali. Yavutse ari umwana wa gatanu mu muryango w'abana, yita ko ari benshi gusa ntakunda gutangaza umubare wabo. Ku rundi ruhande kandi Regis cyangwa se Captain Regis ni umuvandimwe w'umukinnyi abantu benshi bazi mu ikipe ya APR FC. Abantu bakunda umupira bazi umuhungu witwa Ishimwe Aniseti, kandi akagira na mushiki we adakunda gutangaza amazina ye, wamenyekane cyane cyane muri handball cyangwa se muri ya mikino y'amaboko ya handball. Gusa Regis ntabwo ajya akunda gutangaza amazina ya mushiki we. Akiri muto rero yumvaga azandika ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se agakina mu ruhago nk'uko na muvandimwe we Aniseti yawukinnye. Yize muri IPRC Kigali ibijyanye na digital media production, bijya kugirana isano n'ibyo akora n'ubu ngubu. Impano ye rero yo gusetsa yatangiye kera akiri umwana muto, afite nk'imyaka 5 yonyine, kuko icyo gihe papa w'umubyara nibwo yajyaga akunda kumwita Semuhanuka, akazina ko muri famiye, bitewe n'ukuntu yakundaga kubasetsa ababwira inkuru zitabayeho n'izabayeho, ariko byose bigamije gusetsa umuryango. Akaba ari naho rero papa yakuye iri zina ryo kujya mwita Semuhanuka. Ku myaka 6 yonyine rero Regis akaba yari umuhereza muri Kiziya kwa Karirose, abantu barahazi mu Gatenga. Mu bihe bitandukanye rero yagiye ahabwa gukina ari Satani cyane, ashoka umwana w'Imana mu gihe babaga bari gukina filime ya Yesu. Mu kuyikina neza rero byatumaga abakristo bamukunda cyane, bitewe n'ukuntu yari azi gukina ino filime ari Satani, abakristo bakamuha amafaranga. Kujya imbere ya kamera yabitangiye bakina komedi na Rusine, ariko icyo gihe nta bantu benshi barebaga izo komedi bakinaga, udufaranga twabaga ari dukeya n'utwabonekaga. Yatangiye kutubona ubwo yararangije amashuri yisumbuye, atangiye kwitabira ibitaramo birimo nka Seka Live ya Nkusi Arthur ndetse na Comedy Night. Regis kandi yigeze kujya kuri Afrimax, bitewe n'amashusho yari yashyize kuri YouTube. Abyutse asanga yarebwe n'abantu benshi, abantu barenga 5,000. Niko rero Afrimax yahise imuhamagara imusinyisha kontra y'imyaka 2 kugira ngo ajye akina komedi cyangwa se filime bazishyire kuri chaîne ya Afrimax TV. Avuga ko rero amashusho ya komedi ya mbere yashyize ku rubuga rwa Afrimax cyangwa se kuri chaîne ya Afrimax, umunsi wa mbere yarebwe n'abantu 210,000 mu gihe cy'icyumweru kimwe, cyangwa se mu gihe cy'iminsi 5 yonyine yari imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni. Afite agahigo ko kuba ari we muntu wa mbere cyangwa se ari umuntu ukina komedi wa mbere mu Rwanda ufite amashusho kuri Afrimax yarebye n'abantu benshi, kuko afiteho video kuri Afrimax yarebwe na miliyoni 20 z'abantu zirenga. Ibi nta wundi munyarwenya mu Rwanda urabigira cyangwa se ngo agire video yarebwe n'abantu benshi mu Rwanda uretse Captain Regis, ari nawe wa mbere. Mu mwaka wa 2018 rero yakoze akazi kajyanye n'ibyo yize mu ishuri bya multimedia, aho yari gafotozi, aho yigeze kuzajya fotora ifoto imwe ayishyurwa 100 mu itorero Mashariki, kandi mu cyumweru yasabwaga amafoto 4 yonyine. Urumva rero mu cyumweru yakoreraga amafaranga 400, n'ukuba n'ukwezi nawe urumva akayawe yakoraga muri aka kazi. Kubera gukina rero mu isura y'umusirikari, ababyeyi be bagezeho bikanga yuko Regis ashobora kuba yarabaye umusirikari akabibahisha, ariko ko iminsi igenda bagenda bamenya ko ari filime bari gukina, nabo baza kubyakira. Muri filime rero Regis akaba yarakuyemo ibintu byinshi, harimo inzu afite ku Ruyenzi. Kuri ubu ngubu akaba afite n'umukunzi witwa Miki, abantu baramuzi, bakunda no gukina na filime nyinshi cyangwa se utuvideo twinshi bagenda bashyira kuri YouTube bari kumwe. Uyu nguyu twavugagaho rero yari Captain Regis. Yenda wari umuzi ariko ntiwari uzi amazina ye, ntiwari uzi ko avukana na Aniseti, ntiwari uzi ko anafite na mushiki we nawe ukina handball, ntiwari uzi ko afite agahigo ko kuba ari we muntu warebwe cyane kuri Afrimax w'umukomedian. Rero niba hari undi nawe wifuza kumenya amakuru ye, wifuza kumenya amateka ye mu bastari, baba bastari b'abahanzi, abayobozi se, abanyapolitike, icyo usabwa nta kindi uretse kutwandikira comment aho ngaho ukamutubwira, tukazagushakira amakuru ye tukayakugezaho mu buryo burambuye. Ikindi niba utarakora subscribe, iki cyari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukore subscribe, none iyo video tuzanayikore ihite kugeraho ako kanya. Niba kandi warakoze subscribe ukaba wanagarutse kureba ibiganiro byacu cyangwa se amakuru tubagezaho, turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze, n'ubutaha uzongera ugaruke, turabyishimiye cyane.